Yes, nanjye nkusuhuza we mukunzi wo kuri Rusa TV nkubwira ngo yambi nari nkukumbuye cyane. Yes, ngarukanye kuri bya biganiro byacu tudahema kubagezaho tujya gusura abantu batandukanye cyane cyane twibanda ku bantu bakora ubuvuzi gakondo. Ndi ahantu bita hano i Musanze hano ku Ngagi, ahantu mumenyereye cyane abahazi neza bakunze kwita mu Gashangiro. Hari umugabo bita bamwita Kabanda Jean Paul. Yes, ndashaka ko ari utubazo nshaka kumubazaho ariko ntangira mbasuhuza, reka nawe abasuhuze agire ikintu abavugisha. Nanjye abankurikiranye ndabashuje mu izina rya Yesu, kuko ngenda umuvuzi gakondo kandi wabigize umwuga. Yego. Kandi nkunda kuvura nkoresheje amasengesho. Yego. Kandi nkoresha n'ibimera, kuko abantu benshi cyane baranzi. Nkunda kuvura indwara zananiranye, babandi bagiye ku bitaro zikanga. Yego. Bose ndabavura kandi bagakira. Yego. Kabanda ntaguciye mu ijambo, uko usizemo akantu ko ngo ukunda kuvura ukoresheje ijambo ry'Imana, uri umuvuzi gakondo, uri umupfumu, ni muntu ki? Ntabwo ndi umupfumu, ndi umuvuzi gakondo ariko ukoresha imiti y'ibimera. Yes, imiti y'ibimera. Sasa ndashaka dusobanurira abantu b'Abanyarwanda, abantu bakoresha imiti y'ibimera ntabwo aba ari abapfumu. Ese imiti iva mu bapfumu mubikora gute? Ubuvuzi bwacu bubamo ibice bitatu. Ni ukuvuga ngo hari abapfumu, hari n'abatari abapfumu, hari n'abakonikoni. Yego. Ni ukuvuga ngo rero njye muri ibyo ngibyo nababwiye, ntabwo ndi umupfumu kandi si ndi umukonikoni. Yes, Kabanda ukunda Imana kandi urasenga. None hari ikintu nshaka kukubaza. Hari umuntu hano tugusanze ntabwo ari iwawe ariko hari umubyeyi wavuye waruje kureba. Rwose uriya mubyeyi naramuvuye, yari afite indwara ikomeye cyane ariko ubu ari gushima Imana, rwose ari gukira. Urabona ko ni muzima, nta kibazo rwose, ubu ari gushima Imana nawe. Nawe reka yegere hano ngire ikintu mubaze neza koko nimba ibintu wakoze ari byo. Mwiriwe neza mama. Mwiriwe neza. Amakuru ki? Ni meza. Uravugana n'umunyamakuru wasuye Kabanda. Muravugana na Muhoza Asifiwe. Nese uyu mugabo ni umuvuzi gakondo koko? Yego, ni umuvuzi, avura neza. Yaramvuye ndwaye, ndwaye ikibazo cyo mu nda, aramvura ndakira. Yego. Wari ufite ikibazo cyo kutabyara cyane n'indi ndwara? Ni indwara yo mu nda ariko nabyo byose byari birimo. Ariko ubu ngubu waribarutse, yambwiye ko hashize imyaka myinshi. Hashize imyaka 3, mfite umwana. Ndi kumubona no mu biti. Yes, Kabanda. Karame. Buhamwa uyu mubyeyi aravuga ati yarababaye cyane uza kumuvura. None nk'umuntu umuvuzi gakondo bakubonera he nimero zawe? Ese umuvuzi gakondo ufite abandi makorana bimeze bite? Ni ukuvuga ngo inomero zanjye ni 078 27 57 52 3. Ni ukuvuga ngo njyewe nkorera hariya mu Gashangiro nk'uko babivuze, hariya ku Ngagi barahaza, benshi bakunda kuhaza. Mbere nahatangiraga n'ibitanda ariko kubera yuko tutacemererwa gutanga ibitanda, abarwayi baraza bakavurwa bagataha. None nk'umuntu ushaka kwiga ubuvuzi gakondo ariko atari ibintu by'ubupfumu, ndamwigisha cyane kuko mpagara abavuzi gakondo mu karere ka Gakenke, kuko kugira ngo umuntu ahabwe icyangombwa cyangwa se amenye ubumenyi bukomeye, turamwigisha cyane kugira ngo abe umuvuzi gakondo. Nose nta bintu bya poromosiyo mujye mutangaho umuntu ko hari igihe umuntu ava kure yakubonye gutya kuri YouTube ashaka kwivuza? Nk'ubu mu kwezi kwa gatandatu ku itariki guhera tariki ya mbere kugeza kuri 31 nzaba mfite poromosiyo. Gusuzuma nasuzumiraga 5,000 ariko nzaba ndi gusuzumira 2,000. Yes, Kabanda, ababyeyi bakunze kugira ibibazo byinshi, umwiryane mu rugo. Ese ko hari inkuru nigeze kumva kuri wowe ngo Kabanda ukoresha imbaraga zidasanzwe, ngo ugendera ku nkoni, ngo ugendera ku bintu, ko ufite imbaraga zidasanzwe, ngo ufite ibisimba birenze. Nagusobanura ku Banyarwanda bagire uburyo babyumva. Njye imbaraga zidasanzwe mfite ntabwo ari imbaraga zino
z'abapfumu, mfite imbaraga zo gusenga, nkamenya ico umuntu cose aba afite, nimba ari uburwayi, nimba ari ibibazo ahura nabyo, nimba ari abarozi bamurogera, ibyo byose nkabimenya atabimbwiye. Izo nizo mbaraga mfite ariko nzikuye mu gusenga. Uzikura mu gusenga, ntabwo ari imbaraga z'imbaraga y'imyuka utamenya. Oya rwose. Kabanda rero nanjye naturutse i Kigali nza kugusura, nabonye ababyeyi wawe benshi, abagabo. Se ufite ibitanda mu rugo, murabyemerewe? Ntabwo twemerewe kugira ibitanda mu rugo. Mbere niho nabigiraga kuko n'umudugudu barabizi, no mu kagari hose barazi ko ndi umuvuzi gakondo, ndetse no ku murenge babazi ko ndi umuvuzi gakondo. Ariko ubu ntabwo gitanga ibitanda kuko maze umwaka narabihagaritse kubera yuko twahawe amabwiriza ko nta muvuzi gakondo ukwiriye kugira abarwayi we mu rugo. Bita rero ibitanda aho abarwayi bararaga nahashize abapangayi. Ubwo bivuga ngo rero bari abarwayi wasanze mu rugo baha imiti barangiza bagataha. None ko hari abantu babigana ngo ni abavuzi gakondo, nkawe kandi ukuriye iryo tsinda ry'abavuzi gakondo mu karere ka Gakenke, iyo babiganye mubigenza gute? Ko hari igihe babigana mugasanga muri gutakaza agaciro kanyu k'ubuvuzi gakondo. Ni ukuvuga ngo umuvuzi gakondo iyo atwiganye agafatwa, hari amategeko amuhana. Hari amategeko amuhana, hari amategeko minisitiri w'ubuzima, amabwiriza minisitiri w'ubuzima yadushiriyeho mu kwa 12. Iyo umuntu ayarenzeho rwose umuvuzi gakondo baramuhana. Hari noneho tugaruke ku kintu cyo kwiga ku buvuzi gakondo. Ese mwebwe izo mbaraga z'ubuvuzi gakondo mwarabirazwe? Ku bandi wavuze ko utari umupfumu, izo mbaraga z'ubuvuzi gakondo wabyigiye he? Byakomotse mu zihe nzira? Ni ukuvuga ngo ubuvuzi gakondo iyo umuntu arimo ari kuvura agenda amenya icyatsi cyo kivura, kugenda ahura n'abantu n'abasaza ba kera, bigatuma amenya ubumenyi. Noneho umuntu akamenya ubuhanga bwo kuvura. Iyo umuntu amaze kumenya ubuhanga bwo kuvura rero yigisha abandi. Ni ukuvuga ngo nta ndwara n'imwe yakunanira. Umunsi nibwo gunanira.